yagura umurimo kandi kuba bigeze aha tubona Imana yarakoze ibikomeye, turayishimiye cyane. Reka twakire kandi korari Besareri guturuka muri paruwase ya Remera, yaje ihetswe n'umushumba Safari. Ndagira ngo begere hano tubakire kandi dukomere Imana amashyi kubwo kuba Imana ibagejeje hano. Ni umugisha. Mushumba, karibu mutumurikire delegation mwazanye. Asante sana. Yesu ashimwe. Nshimiye Imana se umwami wacu ingejeje hano mu itorero ryacu rya Tyazo, muri paruwase ya Tyazo, muri itorero rya hano. Kandi reka mbishimira Imana gusanga hayobowe na muyumbe wanjye. Uyu nguyu ni umukore w'inshuro 100. Yesu agumugisha mushumba. Uyu twarakuranye, turareranwa, turakorana umurimo w'Imana, turigana, tugira gute. Rero numvisha ari mu Tyazo bambwiye kujyana korari y'iwacu, nzi ko ariwe naje numva ndi free kandi ndishimye. Hanyuma rero mushumba n'abakristo, numvise ko korari iva mu Kirambo, nibuka ko ariyo mudugudu wawe nyirizina. Mbona rero ko mwabigize neza mwarimu muyumbe gutumira abanyakirambo. Buriya tuba dufitanye ibihango byinshi by'uburyo bwinshi. Mwakoze kuza kandi mwambaye neza, wagira namwe ngo murabe Kigali. Na korari za hano ejo zaratunyuze mushumba, ni beza kandi umurimo w'Imana ni mugari. Rero ndatinze, kansabe ba mwarimu bombi banyegere hano, na mama pasteri na diakoni na badiakoni murimo mwihute, n'abari muri mpuzabikorwa namwe muhite ko muza kugira ngo tudatinda tutajyana umwanya. Tubonereho no guhita ko dusaba komite ya korari, namwe muze mujye inyuma y'abayumbe baba diakoni. Abagize komite mwihute cyane, Imana ibahezagire. Rero mbite ko mpamagara n'abaterankunga, mwe muharahagarara aha hasi. Abaterankunga mwaje muherekeje korari. Tubikoze gutya kugira ngo twihutishe tudatinda, kandi ntitubaha amajambo mwese, ariko reka tuvuge ibi ngibi. Icyambere, nitwa Pasteur Safari Edouard, ndi umushumba uri mu muhamagaro. Itorero rya Remera ryadutumye, ni paruwase ya Remera. Ku cyicaro cy'iyo paruwase niyi korari n'aba bakozi bose baraha twahagurutse tuvuye. Iyo paruwase iyoborwa n'umushumba witwa Gatanazi Justin. Hanyuma rero yaratubwiye ngo tuze nitugera hano tuzabaramutse, dukorane namwe umurimo w'Imana. Mubanze mwakira intashyo z'umushumba n'abayumbe n'abarokore bose biremera. Yesu abahezagire. Hanyuma rero uyu ni mwarimu Gilbert. Nageze Kigali aranyakira, yari mwarimu ayoboye nyine aho ku cyicaro, aratwakira kandi atugirira neza nyinshi. Uyu nawe ni umuyumbe, ni mwarimu, ni umuvugabutumwa w'ubushake cyangwa umuhamagaro kandi mwiza. Mushumba uranzi ko njya menya abantu b'abayumbe, umuntu njya kwemera ngo amanyure injiri hano abasobanutse. Yesu abaho umugisha. Hanyuma rero hanyuma uyu mukecuru sinzi, egera hino mama. Uyu umutware we yitwaga Pasteur Andre. Umushumba arabizi, yari inshuti ye cyane. Ni muca igiheke mukabona rwa rusengero ruba hejuru y'umuhanda, dore niwe wakebesheje isambu mu ntambara nyinshi, aratangiza umurimo. Cyakora nanza kugira umugisha ndahagera, ndashyigikira. Rero ageze Kigali, umutware yarangije urugendo, ari muri paruwase ya Remera ahangaha nyine turi. Hanyuma rero naho yamusize, ariko iri torero dore riramugaragiye, n'umwamikazi
rimuguye neza cyane. Ya, hanyuma aba bose rero ni abadiyakoni, ni abayobozi ba korari. Perezida niyegere hino, perezida ngwino. Abangabo ni abami ba perezida b'amakorari ubu bafite ijambo muri iki gihugu. None rero perezida, dore itorero, hindukira bakurebe, rambura ukuboko uramukanye mu izina rya komite. Amen, amen. Ya, turi kumwe rero n'abadiyakoni bose ntitwabarondora, turi kumwe na komite ya korari, turi kumwe n'aba bayumbe baje bagaragiye korari nk'abaterankunga. I Kigali rero abaterankunga baba bahari ari benshi, ari ababizinesi benshi, aburiye indege, bagiye mu mata, bagize gute, aba niyo bashoboye kwirokora, ndetse n'ejo hari n'abandi babaruta. Wa mama ure mama iko wapi? Ya, hano haruguru barahari. Na egera hano koro, egera hano sha. Iki gihungu murakibuka? Bwana sifiwe. Na uyu ni umuhungu wanyu wo kushara, atuye i Remera, ni umuntu w'umugabo uko mumubona. Reka Yesu aguhe umugisha. Mudenge rero we ni umunyeshara. Ejo nasimbutsa ngeza n'ahandi muri iyi shara bageze nsanga hari abayumbe bari kuzuzwa, nanjye mpanurana nabo iminota mike. Ariko icyo nshatse kuvuga ni uko ni umunyaremera, ariko umunyatyazo ntitwamukoraho mushumba, ni uwawe, ariko yarenze Nyungwe, ntacyo wakora ngo umudukure mu ntoki. Hanyuma byatumye ejo navuze akajambo gatoya nitambukira, kuko nta burenganzira mbifitiye, ariko nkurikije umuhamagaro wa Mudenge, murabizi ko ari umuvugabutumwa w'umuhamagaro, ariko aho buzakera azaba na misiyoneri, kuko ubona aho agenda atagarukira hafi. Rero tubashimiye Imana ukuntu mwatwakiriye. Korari rero nimuhaguruke, nari kubabwira ngo muze hano imbere, ariko twatinda, baraza kubabona. Murabona aba bakobwa n'abahungu n'abagabo ukuntu bambaye neza, bantu b'i Kigali batega igitambaro, bantu b'i Kigali bambaye imyenda igera ku birenge. Nimuhe Imana icyubahiro, muyikomere amashyi. Rero tubashimiye Imana cyane. Hamwe n'ibyo mushumba, abayumbe nakuzaniye ngaba, Yesu abaha umugisha. Cyane turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Karibu sana. Twongere dukomere Imana amashyi ku bw'abashyitsi bacu. Bakoze cyane. Kandi ibaha umugisha. Iyi ministeri Ebenezeri ari bantu ki? Haleluya. Iyi ministeri yitwa Ebenezeri ni ministeri yatangiye ishingiye ku bantu baturutse hano baba i Kigali. Itorero rya Rambira na Mugohe byo kuri uyu musozi w'Ishara bicaye babona ko bafite abakristo benshi bari mu kazi i Kigali, babona badakwiye kubarekeraho gusa, nibo baje badusaba ko twakora itsinda. Niho havuye groupe Ebenezeri. Cyakora groupe Ebenezeri ntabwo ari yarambira gusa, si niya Mugohe gusa, ahubwo ni groupe yaje gukora umurimo w'Imana aho hombi n'ahandi. Nanone kandi groupe Ebenezeri tugira inshuti zagiye zumva amateka yacu zikadukunda. Ntabwo aba bari hano bose ari abapanekoti, harimo abanyamwuka ariko batari abapanekoti, bari mu yandi matorero. Ndetse dufitemo n'abapasiteri, abapasiteri barimo bashyira ibiganza hejuru kugira ngo murakoze. Rero aba bashimye ibikorwa dukora, baraza nabo badusaba ko dufatanya. Niyo mpamvu ubona baretse imirimo bakora ku nsengero iwabo kugira ngo tuzane muri iyi gahunda. Ariko saba gusa, turarenga 100. Abandi ntibashoboye kuboneka kubera gahunda zitandukanye z'akazi. Niyo groupe Ebenezeri. Murakoze. Karibu sana. Twongere dukomere Imana amashyi, tubakire mu izina rya Yesu Kristo.
Imana ishimwe cyane kandi ibaho umugisha. Iyi groupe yakoze umurimo ukomeye kandi turabizirikana. Ijwi ryiza rimpamagara riva kure cyane mu murwa w'ijuru, rinkumbuza yuko tugiye gutaha mu gihugu cyiza cy'igikundiro. N'ukuri Yesu arazana n'ibicu. Numvise ijwi ryiza rimpamagara riva kure cyane mu murwa w'ijuru, rinkumbuza yuko tugiye gutaha mu gihugu cyiza cy'igikundiro. N'ukuri Yesu arazana n'umutima wanjye w'impagararamo. Hari inkuru nziza yuko tugiye gutaha, ntare y'umuryango gishyitsi cya Dawidi. Nimuhumure aje kwima ingoma ye. Umutima wanjye w'impagararamo. Hari inkuru nziza yuko tugiye gutaha, ntare y'umuryango gishyitsi cya Dawidi. Nimuhumure aje kwima ingoma ye. Zose zariteguye kuzazana nawe zimugaragiye. Abamarayika bafite amatsiko yo kureba umuntu wanesheje isi. Tuzirirwa mu isi ntituzayirara, ngo rimwe tuzarara sindi tuyirindemo. Ingabo ze zose zariteguye kuzazana nawe zimugaragiye. Abamarayika bafite amatsiko yo kureba umuntu wanesheje isi. Tuzirirwa mu isi tuzayirara, ngo rimwe tuzarara sindi tuyirindemo. Ingabo ze zose zariteguye kuzazana nawe zimugaragiye. Abamarayika bafite amatsiko yo kureba umuntu wanesheje isi. Tuzirirwa mu isi ntituzayirara, ngo rimwe tuzarara sindi tuyirindemo. Umutima wanjye w'impagarara. Hari inkuru nziza yuko tugiye gutaha, ntare y'umuryango gishyitsi cya Dawidi. Nimuhumure aje kwima ingoma ye. Umutima wanjye w'impagarara. Hari inkuru nziza
abagenzi mwese mugana i Siyoni, mwibuzanye yuko turi mu rugendo, kandi amatabaza ya Nyahore yaka, mukumbuzanye igihugu cyo mu ijuru. Urusaku numva n'urwo gutaha ruravuga ngo mumurikire umukwa. Abagenzi mwese mugana i Siyoni, mwibuzanye yuko turi mu rugendo, kandi amatabaza ya Nyahore yaka, mukumbuzanye igihugu cyo mu ijuru. Urusaku numva n'urwo gutaha ruravuga ngo mumurikire umukwa. Abagenzi mwese mugana i Siyoni, mwibuzanye yuko turi mu rugendo, kandi amatabaza ya Nyahore yaka, mukumbuzanye igihugu cyo mu ijuru. Urusaku numva n'urwo gutaha ruravuga ngo mumurikire umukwa. Umutima wanjye w'impagararamo, hari inkuru nziza yuko tugiye gutaha. Nareye umuryango gishyitsi cya Dawidi, nimuhumure aje kwima ingoma. Humuriza umutima wawe, umutima wanjye w'impagararamo, humuriza umutima wawe, hari inkuru nziza yuko tugiye gutaha. Nareye umuryango nimuhumure aje kwima ingoma ye. umutima wanjye w'impagararamo, hari inkuru nziza, hari inkuru nziza yuko tugiye gutaha. Nareye umuryango gishyitsi cya Dawidi, nimuhumure aje kwima ingoma ye. Tuzanezerwa tugeze iyo mu ijuru, tuzaririmba n'abamarayika indirimbo zishimye. Tuzanezerwa tugeze iyo mu ijuru, tuzaririmba n'abamarayika indirimbo zishimye. Tuzanezerwa tugeze iyo mu ijuru, tuzaririmba n'abamarayika indirimbo zishimye. Yesu aza twakira n'ibyishimo, azavuga ati murakaza neza mwanesheje. Yesu aza twakira n'ibyishimo, azavuga ati murakaza neza mwanesheje. Tuzaba tugeze ku iherezo ry'amarira, mbega ibyishimo tuzagira tumubonye. Azatwereka
abacu twabuze tubabone tuzishimana umunezero w'iteka tuzaba tugeze ku iherezo ry'amarira mbega ibyishimo tuzagira tumubone azatwereka abacu twabuze tubabone tuzishimana umunezero w'iteka tuzaba tugeze ku iherezo ry'amarira mbega ibyishimo tuzagira tumubone azatwereka abacu twabuze tubabone tuzishimana umunezero w'iteka yesu azatwakira yesu azatwakira ibyishimo n'ibyishimo azavuga ati murakaza neza neza nanesheje yesu azatwakira yesu azatwakira n'ibyishimo azavuga ati murakaza neza neza nanesheje ibyishimo tuzagira uwo munsi tugeze ibudapfa tuzabona yesu umwami wadupfiriye tuzaririmbana n'abera iteka ryose mbega ibyishimo tuzagira uwo munsi tugeze ibudapfa tuzabona yesu umwami wadupfiriye tuzaririmbana n'abera iteka ryose mbega ibyishimo tuzagira uwo munsi tugeze ibudapfa tuzabona yesu umwami wadupfiriye tuzaririmbana n'abera iteka ryose iteka ryose iteka ryose iteka ryose iteka ryose tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama iteka ryose tuzaririmba indirimbo ya mose iteka ryose iteka ryose iteka ryose iteka ryose haleluya haleluya ibyuma buceceke gatoya mutuze gatoya sibyo tuzaririmbana n'abera iteka ryose tuzaririmbana n'abera iteka ryose muririmba ako kantu tumve tuzaririmbana n'abera iteka ryose twese tugiye gufatanya tuhimbaza imana iteka ryose gusa
iteka ryose twese iteka ryose iteka ryose iteka ryose abashitsi muze dusangire icyo gitero mutadusangire refre korari abashitsi muzamuke guca twese amaboko hejuru guca amaboko hasi guca iteka ryose iteka ryose iteka ryose iteka ryose iteka ryose hejuru iteka ryose iteka ryose iteka ryose iteka ryose tusimuke iteka ryose iteka ryose iteka ryose Yesu azatwakira n'ibyishimo azavuga tugaragaza neza yanesheje iteka ryose 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 yaremye umucyo n'umwijima tuwivugiriza impundu yaremye umucyo n'umwijima tuyivugiriza impundu yaremye umucyo n'umwijima tuyivugiriza impundu yaremye ibiriyo byose nanjye ndimo tuyikomera amashyi urufaya yaremye ibiriyo byose nanjye ndimo tuyikomera amashyi urufaya yaremye ibiriyo byose misiyoneri tuyikomera amashyi yaremye ibiriyo byose mutumishi haleluya yaremye umucyo n'umwijima tuyivugiriza impundu yaremye umucyo n'umwijima twese yaremye umucyo n'umwijima tuyivugirize impundu isoko y'amahoro isoko y'imigisha isoko y'amahoro isoko y'imigisha ni wowe Uwiteka we ni wowe Uwiteka we ni muvuge haleluya byakozwe n'intumwa ibice 11
ku murongo wa 23. Kadusome ayo magambo. Asohoyeyo kandi abonye ubuntu bw'Imana aranezerwa, abahugura bose ati, mugume mu Mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo ryaturutse, ni inkuru ndende ariko ryavuzwe n'umugabo witwa Barinaba. Hari ukuntu byari byagenze, ukurikire mu magambo make cyane kugira ngo twumve icyo dukuramo, twumve kandi cyatumye umwuka wera amanukira muri Barinaba akababwira ibi bintu. Ahangaha yarivugiye niho abizera Kristo batangiriye kwitwa abakristo. Imana ishimwe cyane. Muri make rero, iri jambo ryanje mu mutima wanjye, numva nkwiriye kurivugira hano Irambira, ntekereje ku bintu byose, abanyerambira, abashyitsi twaba turi kumwe, abagenzi tujyana mu ijuru, umuntu yababwira ngo iki? Aka rero, iki ni cyo kurya umuntu abanza kurya kugira ngo ategure kujya yarya neza rwose. Hanyuma rero, byaturutse kuko ubundi Yesu ajya kujya mu ijuru, yasize abwiye abigishwa be n'intumwa ze, aravuga ngo mugende mu mahanga yose, mubwirize abo mu mahanga yose, mubibutsa ibyo nababwiye no kubyitondera, ngo abemeye mubabatize, ngo kandi nanjye ndi kumwe namwe. Hanyuma rero umwuka amaze kumanuka, itorero rimaze kuvuka, barakomeza bigenda neza rwose, baterana, mbese ibintu bikomeye, abantu buzura umwuka wera, abantu bakizwa biyongera, birakomera. Ariko icyo Yesu yari yababwiye byasabaga ko bakigumana, bakagiha agaciro, bakacyitondera, bakareba ikintu gikuru gihishemo. Yari yabahereye umwuka kugenda, noneho baranezerwa, bafata igihe bagumyaho. Abasobanuzi bo kwiri jambo rero baravuga ngo ntabwo bari kugenda hatabonetse ikintu gituma bagenda ngo bagumaho, kuko umwuka ajya dufata tukumva twaguma no mu rusengero. Nabonaga baririmbyi bafashwe hano, uri kubona badashaka kuhava, bakomeza bavuga ngo iteka ryose, iryo teka rero ni ukuzabaho iteka. Imana ishimwe. Ariko tuzabaho iteka twitondeye kandi tukamenya neza iri jambo Yesu yadusigiye. Hanyuma rero, icyo dusabwa ni ugukora icyo Imana itubwiye, si ukumva gusa. Bibagiwe gukora rero, barabyumvishe birabaryohera, barasenga, barizera, babwirana ijambo, buzura umwuka, ariko ikintu cyo gukora ntibahita bajya gukora. Mureke tujye dukora iby'ijambo ritubwiye. Hanyuma hatera akarengane gatuma batatana, niko kabonetsemo kubabazwa kwa Sitefano, kurenganya. Tukira ahangaha ndagira ngo nkwibutse, hari igihe urugamba rw'igipimo cyawe ruzagusanga wowe wenyine, kandi bigasaba kuba warakiriye ijambo neza, ukarikomeza, ugakora ibyaryo kugira ngo uhagarare neza, yeza kuvivurire ngo uranesheje. Nuko bigomba kuba bimeze. Nyine kuki Sitefano yari umudiyakoni, hanyuma abari wakarengane kabanzirizaho, abatangije itorero, intumwa, nuko bose n'aba Petero n'abande bibereye i Yerusalemu. Aho tutasomye hano haruguru haratubwira ngo inkuru yuko abantu bageze muri Antiyokiya kandi ubuntu bw'Imana bwagwiriye muri bo, igera i Yerusalemu ariyo bari, ngo bohereza Barinaba rero ahageze
abonye ukuntu ibintu bimeze neza biri muri barabara. Ni nk'uko abaririmbyi bakomezaga bakaririmba twese tukumva ijuru ryatwururukiye. Abirebye rero nawe arafata afashwe rero areba ataba abantu nta kindi nababwira nukugumamo. Haleluya. Arababwira, arabahugura. Wenda birumvikana birumvikana ko umuntu yuzuzwa akajya mu mwuka akavuga byinshi byamurenze, ariko batuje arabahugura. Yesu ashimwe cyane. Ujye mureka dutuze dutegereze Imana twumva ukuntu iduhugura. Hanyuma rero nirangiza kuduhugura tumaze gucugatwa n'ibyo tubwiye, duhaguruke ducinya akadiho, twinjire mu gikorwa. Abonye rero ukuntu byabagendekeye, nuko arababwira ati mugume mu mwami mumaramaje. N'amagambo abiri rero shaka kugira ngo muyicarane kandi muyagumemo, kuko nsomira ijambo nasanze ari ubuzima. Nukuguma mu mwami. Bitabaye ibyo bimwe twaririmbye ntacyo byaba bimaze. Abantu bavunitse bakoze imirimo, nagiye numva abantu n'abatangije umurimo hano niyo za Kirambo, uko twabyumvishe mu mateka siho ryatangiriye itorero, niyo za Gihunu n'ibindi byakozwe hirya no hino. Tutagumye mu mwami byose ntacyo byaba bimaze. Rero bene data turi gusangirira ijambo tukaryumva, ni mugume mu mwami. Ikindi cya kabiri mumaramaje. Hari abantu bagumyemo igihe gito. Yego, hari abantu bagumyemo igihe gito kubera ko batari baramaramaje. Ubundi iyo wamaramarije ibintu ukabyinjiramo neza nabyo bikakwinjiramo, nubwo byasaba yuko utanga umubiri wawe igitambo, uremera kuko waramaramaje. Imana ishimwe cyane. Igituma Sitefano atavuze atari ko ndaziriki ko abantu banambwirije ubutumwa, bansengeye, bambatije, bahari, nta cyago cyabagezeho, ndaziriki ngo yihakane, nuko yari yaramaramaje. Mugumemo rero, mugumemo mumaramaje. Aho Imana yagushyize ugume mumaramaje, kuko utamaramaje byaba bipfuye ubusa. Nakuze numva, turasengera muri ayo, nakuze numva abambanjirije bavuga ngo kubura byose nk'ingati imenye. Iyo utabigumyemo ngo umaramaze umera nk'ingati imenye, kuko ibura ibintu bibiri byangombwa. Ni ukuvuga kera bajyaga bashyira ibinyobwa, byaba ari ubuki, byaba ari amayoga, byaba ari ibigagi, ibinyobwa byabo, noneho bakabishyira mu tubindi. Ndumva abanyarwanda bumva ikibindi icyo ari cyo. Noneho rero bakikorera bakagenda, kubera ko gikoze mu ibumba, yatsikira gatoya byose bikajyana. Ari ikinyobwa cyari kiri muri ako kabindi kiragenda, ari ka kabindi ubwako karajonjagurika. Tugumemo rero, kandi tugumemo tumaramaje. Sinzi birenda gukomeza bimfata cyane, ariko reka ndangirize hafi aha. Mbabwire yuko muri Covid hari abantu twabonye batigeze, bari babirimo, rata badukurikira, bimwe babidufasha, ariko batamaramaje. Kuko icyo gihe kigeze, hari ibintu bimwe bahagaritse, abandi bajya mu byaha ngo icyari kituboshye ngo ntabwo kikiriho, ngo ntabwo tukiri kujya mu rusengero. Ariko nta muntu uba umukristo ari uko ari mu rusengero, ahubwo ubukristo ni ubuzima tugendana, kuko ibyo twizeye twabigumyeho kandi tukabigumamo tumaramaje. Imana ishimwe cyane. Reka nsaba umushumba yigire hino, kugira ngo ibi bintu rero, kugira ngo ubigumemo kandi umaramaje, hagomba ikintu kimwe. Mureke dusabe imbaraga zo kubigumamo. Ntabwo wamenya kuzabigumamo. Reka dusabire aha hantu imbaraga zitubamo kugira ngo tubigumemo kandi tubigumemo tumaramaje. Imana ishimwe. Yesu naza nibwo tuzabona ingororano. Kadusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo,
ni igice cya mbere ku murongo wa 15. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya mbere umurongo wa 15. Amasaha yacu arihuta, ibaye saa 5 n'igice kirengaho. Reka dusome ibyanditswe. Iri jambo riravuga ngo iri jambo ni iryo kwizerwa, rikwiriye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha. Muri bo ni njyewe imbere. Amen. Yakomeje yandika ku jambo mu gice cya 4 cy'urwo rwandiko ku murongo w'9, arandika aravuga ngo iryo jambo ni iryo kwizerwa kandi rikwiye kwemerwa rwose. Ageze mu rwandiko rwaho rwa 2 ibice byaho 3 umurongo wa 16 arandika aravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Bwana asifiwe sana. Reka tuvugire ijambo. Riravuga ngo iri jambo ni iryo kwizerwa, rikwiye kwemerwa rwose. Iri yuko Kristo Yesu yaje mu isi gukiza abantu ibyaha byabo. Amen. Uru ni urwandiko rwanditswe na Pawulo, wa wundi waherutse kubwira abarokore mu Antiyokiya, amaze kubitegereza nk'uko mwene data bivuze, arababwira mwumva rero mugume mu mwami Yesu, haleluya, kandi mumaramaje. Bibiliya itwereka abantu bamaramaje, simbijyamo, ariko itwereka n'abantu batubereye babure, baba baburebure mu bigutu muri 51. Sifa kwa Bwana. Hari umubwiriza butumwa, mushumba na muzehe bo bahise ko bamukurura muri 51. Umuyumbe wari uri yayoboye umudugudu w'abantu bateye ubwoba. Inyakabuye bigutu yose bararaguzaga, baraterekeraga, bagiraga amapepu y'igikenya. Umuyumbe hageze, padiri araza aramureba aramubwira ati wowe ibyo uhaye ukora ahantu ubizi. Amukubita urushyi rwa original. Uwo muntu w'Imana yuzura umwuka wera, ahindura umusati, niko ibyanditswe bivuga, kubitana hano. Padiri ubwoba bumwishe, padiri ariyirukira aramwihorera. Hari abagabo bamaramaje muri Kristo Yesu, ariko hari n'abatubereye baburebure. Abantu bajya kwiyuza bakatubwira ati mushumba ngewe iyi korari nyivuyemo, ngewe aya masengesho ndayaretse, ngewe ngo kubera. Abo ni baburebure, bameze nk'abadema n'abandi n'abagizandere ibicuzi b'imiringa. Pawulo yandika uru rwandiko yari ari mu rugendo rwe rw'ivugabutumwa. Ageze mu Efeso araharenga, aragenda agera mu midugudu y'ahitwa Derube, ahasanga umusore witwa Timoteyo. Akaba uwo musore nyirakuru na mama we bari Abayahudi bizeye umwami Yesu. Akagira papa we w'umugiriki, kubera ko nyina yari umuyuda wizeye Yesu. Hakaba hari ibyanditswe bya kera mu gitabo cy'imigani, ibice 22 umurongo wa 6 uzahasome. Haranditse ngo menyereza umwana inzira akwiriye gucamo, azarinda asaza atari yayivamo. Iryo hame rero
nyina wa timoteyo yari yararyumvishe kuva mu bwana bwe, amenyereza timoteyo gusoma ibyanditswe byera. timoteyo akakunda ijambo. hanyuma timoteyo amaze gukura mu itorero ry'iwabo, agirirwa icyizere, agira ubuhamya bwiza. biravuga ngo yari umwizerwa muri ayo matorero. noneho rero pawulo ahageze, atangiye yigisha ijambo ry'Imana, abona timoteyo, kuko iwabo bari baramwigishije isezerano rya kera, bari baramwigishije amategeko, bamubwira ibya Yesu wagomba kuzavuka. ibyo yari afite ubuhanuzi kuri Yesu, ariko adasobanukiwe neza uko byaje kugenda. hanyuma pawulo ahageze, atangira abasobanurira inyigisho shingiro z'uburokore, zirimo inyigisho y'agakiza. arimo yigisha kuri Yesu wavuye mu ijuru akaza mu isi. timoteyo amutega amatwi, Imana ikingura umutima wa timoteyo, amutega amatwi. pawulo nabona ni umwana wumva ijambo, kandi abona afite ubuhamya bwiza. igihe gikwiriye gisohoye, agiye kuva iyo muri Efeso aho bari bari kumwe, amusigira itorero. ariko nimusoma mu gice cya 20 mu mirongo yaho yo hejuru, cya 28 kuri 20, pawulo agiye kuva muri Efeso ahamagara abakuru b'itorero, arababwira tumva rero, murinde itorero ry'Imana yabaragije, kubera yuko nimara kuva aha, abigisha b'ibinyoma bazaza, bigisha inyigisho zigoramye, bazayobya benshi, bazagusha benshi. hanyuma timoteyo iryo jambo naryo yumva yuko mu matorero hari abayobe bagenda bigisha ibitari ijambo ry'Imana. kubera ibyo mpamvu rero, pawulo amaze kuva mu Efeso, aho timoteyo yari asigaye ari umushumba w'itorero, haduka bigisha b'ibinyoma. abo bigisha b'ibinyoma bazana izindi nyigisho. izo nyigisho zindi bazanye rero ziyobya abantu. ariko ijambo ry'umwuzuro ni iri: Yesu yaje mu isi gukiza abantu ibyaha byabo. dufite abagabo babivuze, kandi badakurwa n'igihe, badakurwa n'ibintu. abahanuzi ba kera bari barahamije ko Yesu azaza gukiza abantu ibyaha byabo. nusoma isezerano rya kera mu bahanuzi, uzasanga ubuhanuzi guhera mu ntangiriro kugeza mu Malaki, nuko byavugaga ko Yesu azaza gukiza abantu ibyaha byabo. mu gihe cya Yesu kijya gusohora, marayika yaraje, agera kuri Mariya, ari umukobwa mwiza w'umwari utagira amanyanga. amugezeho aramubwira ati rero uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ariwe uzakiza abantu ibyaha byabo. uwo ni umugabo nyamugabo wabivuze, avuye mu ijuru ku Mana, araza abyibwirira Mariya. niba hari ubihakana, azagenda abaza Imana. kabiri, umugabo Yohana ari mu ivugabutumwa, ari kubatiza. umunsi yabatijeho Yesu, abona ishusho y'inuma imujeho, yavugaga ku mwuka wera, ngo agiye kumva yumva ijwi rivuye ku Mana mu ijuru, riravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda, nkamwishimira, mumwumvire. ari kubwiriza rero Yohana aravuga ati ngewe n'uwo mugabo Yesu sinari muzi, ariko umunsi namubatijeho numvishe ijwi. uwo rero yaje mu isi gukiza abantu ibyaha byabo. basha, niba hari n'abantu bajya bagenda babeshya, marayika waje akabivuga ni umunyakinyoma. uyu Yohana w'umuyumbe wabatije na Yesu, muravuga ko ajya abeshya? abo ni abagabo nyabagabo bahamije ko Yesu afite kapasite yo gukiza abantu ibyaha bakabikira. iri torero rya ADEPR mubona Imana yaduhamagariyemo, ubu twarashahuye, twagize umugisha mwinshi cyane.
iri torero twahamagariwemo origine yaryo ni ukubwira abantu kuva mu byaha bakuzura umwuka wera, bagategereza impanda izavuga, ibituro bigasaduka, abatagatifu twasenganye bakazuka, natwe abazaba bakiriho tugahinduka, izi mbaraga zikatuzamura. Haleluya! Izi nizo mbaraga tuvuga. Izi kandi nizo zifite ububasha bwo kudukiza no kudukura mu manyanga, tukaguma mu mwami Yesu tumara amaje. Hanyuma turi abagabo bo guhamya ibyo twiboneye n'ibyo twumvise. Haleluya! Twumvise mu byanditswe byera ukuntu Yesu yagiye akiza abantu ibyaha byabo. Hari ibyo abamarayika bamuvuzeho, ariko hari n'uburyo yabikoze, yabishyize mu bikorwa. Umunsi umwe yari mu giterane, hari ahantu twigeze gutambuka, icyo gihe nari kumwe na Mudenge, nari kumwe na mwarimu Gilbert na mwarimu Muyumbe. Tugeze ahantu tuhasanga umuntu mugufi ureshya gutya, tumubonye turava tutuye umuntu ni mugufi. Mu giterane rero kinini, abaririmbyi hano bari kubyina, namwe mukahaguruka mukabyina, akaba ari inyuma, ntabwo yabona Yezu hano imbere, ntabwo yamubona nkurikije uko twabonye icyo gihe yareshyaga. Noneho mu giterane Yesu yigeze gukora, habamo umugabo witwa Zakayo, abura aho ahera amureba, yurira ikivumu, aramubona. Yesu nawe aramubona, ahabwa ati Zakayo we, ururuka, uyu munsi ndarari iwawe. Sifa kwa Bwana. Hari abantu bamanitswe n'abadayimoni, babamanika mu buraya, babamanika mu bujura, babashyize hejuru. Ariko uyu munsi mw'iki gikorane Yesu yakubonye ururuka, Yesu arari iwawe. Bibiri iravuga ngo Zakayo akaba yari igisambo, ariko kiba mu buryo bw'ikoranabuhanga. Nta muntu wari uzi ukuntu kibaga, nta n'uwari uzi ko ari igisambo, bari bazi gusa ko ari umuntu ukorera leta usoresha. Noneho Yesu agikandagiriwe, ubutumwa twakiriye, tugaruke inyuma tuvuge gato. Twebwe mw'iri torero ntabwo umuntu tumuha agaciro, nta nubwo tumwemera cyane ngo tumukomere amashyi tumupfukamire kubera kazi kuvuga indimi nyinshi. Ntitunamuhakwaho kuko azi guhanura cyane kuruta abandi bigasohora. Ahubwo Petero ageze kwa Koroneliyo avuga ibyanditswe kuri Yesu. Amaze kubivuga, abantu bari kumwe na Koroneliyo mu mahombi barabyakira. Bakibyakira babatizwa mu mbaraga z'umwuka wera. Petero aratura. Niho Petero yakiriye amoko, niho Petero yakiriye amanyanga, niho Petero yakiriye irondaruhu. Petero avuga ati ndabibonye, ndabimenye, menye yuko, haleluya, mu mahanga yose no kushara harimo umuntu wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Haleluya! Izo ni impano Imana yashyize mu torero kugira ngo itorero ry'Imana ryubakwe. Uhanura hanure, tumenye iby'Imana igiye kutugirira neza. Ubu iki giterane tukirimo mushumba n'abandi bashyitsi muri hano, tukirimo abayumbe bacyo bafite amakuru yose, kuko ijuru ryarayagaragaje. Ikoresheje impano z'ubuhanuzi, turazemera rero. Impano mw'iri torero twemera impano zose z'umwuka. Hari izanditse mu isezerano rishyashya, ariko hari n'izo mu isezerano rya kera. Izo zose itorero rya Pentekote ADEPR ryo mu Rwanda turazemera, turazubaha, ariko ntizishobora guhindura ibyanditswe cyangwa ngo bizisimbure. Ahubwo
mu mahanga yose muri ADEPR umuntu wizeye umwami Yesu akihana ibyaha akabatizwa mu mbaraga z'umwuka wera akera imbuto zikwiriye abihannye, uwo turamwemera. Abantu ukoresheje amayeri, hari n'abo wibye nta n'amayeri ushizemo, Imana niyigusuye irakubwira ngo Yesu yaje mu isi gukiza abantu ibyaha byabo. Mu byaha yakijije abantu, na Zakayo yamukijije kwiba. Uwo ni umukuru w'ibisambo byanditse muri Bibiliya. Yesu yakijije kwiba, barabikira burundu bakareka kwiba imyaka yabo y'ubusuki isigaye. Harongo hari itsinda ry'ibisambo hani Bukavu, rikagira umukuru waryo witwa Munongo, ari ubiyobora. Sunamuyuwa baba pasiteri wakora noneho rero akaba umukuru w'ibisambo. Ku gihe cya Mubutu bari baremeje, yari yaratanze itegeko rivuga ngo umuntu mufashe yiba mukamwihanya ntiyumve, nimuyongera muzamurasa. Bukeye Munongo ari baramufata baramubabarira. Bukeye tenariba baramufata. Hari isoko ry'i Bukavu rikuru ryaho ryitwa Kadutu, uburyo ryubatse nyine rigere mu twatukanevu ducamwe amazi. Igihe rero kimwe baragifata cya Munongo bakitsindagira muri ako kanani, muri ako gafurege, bazana amabuye manini bagikubitaho baragitaba. Cya Munongo baragitaba, abaturage barigendera bati cyari cyaradutesheje gipfe kabisa. Ibisambo byene babiza guhengera nijoro bigikuramo, cya Munongo baragikanda kirakira, kirongera kiriba. None bagiye kukirasa kirabakwepa. Umunsi umwe rero nari mpari, umubwiriza butumwa Bonke azi Bukavu. Nari ndwaye malaria y'igikenya. Icyo gihe abantu bari bakirwara bakavuga uti miravumba kugeza ukize, cyangwa ukamwanza nibeza ni vakini za hari ibindi binini bikagashe byakwicaga iminsi 7 za 89 n'umunani gutyo. Noneho rero nanda mwe ibyo binini bya malaria warabinywa ukamera nk'upfuye ukazazuka unazutse. Kinine baba kinine. Noneho rero ngira abayumbe ntibasha mu nkurubane ngende ndyame mu giterane numva ijiri byo gukira. Sibyo nari ndiho, numvaga mfite icyaka cyo kumva ijambo ry'Imana. Ariko ndiyo mu giterane ndyamye mu twatsi aho bandyamishije, ibyo bisambo bikaba byuriye stade ya Kadutu yari igize kave, hanyuma bicaye hejuru ibyo bisambo, ariko sinari mbizi. Hanyuma Bonke ari kubwiriza iri jambo rya Zakayo n'ubusambo bwe, Munongo umwuka wera aramukubita. Amukubise acika ibisambo byene wabaramanuka ava kwiyo aho bari agenda ajya kuri podium yegera nyine umwigisha. Ibisambo byene wabo bigira ngo nahantu havumbuye bigiye kujya gukorera operation. Hanyuma bibona ageze kuri podium bene hangaha, bibona aradekaraye ngo mina okoka mina okoka mina okoka. Ibisambo bivuza induru biti Munongo si uwe kazi Munongo ntiwica kazi. Uwo munsi Munongo arakizwa, akaba yari afite abagore benshi. Umugore we mukuru yaramutaye ari muri ibyo bindi. Bukere ajya Isayuni ku torero ryacu, abonana n'abasaza baramubwira ati Munongo zana abagore bose utunze. Munongo azanye abagore bashoreranye nk'ijana. Baramubwira ati ngaho caguramo rero nitukubatizo tuzagushyingira. Aragenda, umwuka wera ntajya agira erere. Aragenda areba ya nyundwakazi yabaye ivundi, abaravuga ati umugore wanjye wa mbere n'uyu. Uwo mumama none niwe mumama munini ufite ingufu ze, umerameta aradunda. Icyo gisambo rero
gikira ubusambo cya Munongo n'amagingo aya ni ikirokore cya originari, ni ikivugabutumwa, ni cya internationali. Yabaye umushumba. Si icyo gusa, muri industriel abahazi Bukavu, muri industriel ahafite igorofa rye, etaje ye. Umuntu wakiriye Yesu ajya mumara ibibazo byose. Tuzamura amaboko tuvuge ashimwe. Haleluya. Turashimira Imana iduhaye kuba kuri iri torero. Ngewe ntabwo nkunda kujya mu cyaro, ariko icyaro nagiyemo kirangana n'umujyi mbamo. Ibyo nabyitegereje kuva saa 2 za nijoro. Cyakora hari amatara make kuko nanyuze ku Kivu sinakibona. Ubwo urumva rero amatara yo kandi muri hafi yayo bizakunda. Ni ukuri ndanezerewe cyane. Amazina yanjye bayababwiye, Nzamwitakuze Gilbert, ni mwarimu i Remera, mbana na Besareri. Hanyuma uriya ni umushumba waje atuyoboye. Turamushimira cyane. Pasiteri Safari Mushumba ni umubyeyi wacu, ni umubyeyi kuruta uko ari pasiteri. Reka mbisubiremo, ni umubyeyi kuruta uko ari pasiteri. Turamukunda cyane, ndetse yewe mperutse kugira bagiye gusengera abadiyakoni. Pasiteri Jonathan Mitima yigisha kugira umubyeyi wo mu mwuka. Kandi nziranye n'abanyamujyi benshi, kandi wovuye mu cyaro ejo bundi, ndagusabye mbera data wo mu mwuka. Ni inkosa bizaba ruriya wandeze nabi. Ndamushimira rero, biramusaba kumba hafi cyane. Hanyuma Mudenge nawe nuko ni inshuti yacu kandi ni mukuru wanjye, kugira ngo ntaza kwica amasaha y'igiterane. Ndamushimira cyane, ari mu bantu bagize uruhare rwo kunkangurira kuza, ndetse na korari. Korari zirabizi ko hari aho abaririmbyi bajya ntitujyeyo, kuko ntitujyayo iteka n'iteka ngo tubaherekeze. Ariko ndashimira Imana ko Mudenge yabigizemo uruhare runini cyane. Nubwo Besareri mbakunda cyane mubizi, nimba mutanabizi ni mubimenye nta kibazo. Murakoze. Musonera nuko nawe ni inshuti yanjye, twarakoranye umurimo w'Imana. Amashi Imana Mande tari bayari, mande tari dagoni, mande tari dagombe. Ukiza muki Imana we Luwa shazi niwe tugihagaze. Bagira ngo uzamure ibiganza byawe ubwire Imana kuri hano muri iki giterane. Ntago wandemanya amahembe cyangwa ngo ndemane umurizo, wanemye ishusho yawe Mana reka mucinyiragani. dusubiremo. Ntago wandemanya amahembe cyangwa ngo ndemane umurizo, Wanemye ishusho yawe Mana reka mucinyiragani. aho tugeze ni hewe, aho tugeze ni heza, aho tugeze ni heza, aho tugeze ni hewe.
ongera uzamura icyubahiro cy'Imana muri wowe. Bwira Imana ngo ndahari, bwira Imana ko ugihari, bwira Imana ko bigikunda. Bavuze ko bitazemera ariko biremeye birakunze. Ongera uzamura icyubahiro cy'Imana, zamura icyubahiro cy'Imana, zamura icyubahiro cy'Imana. Bwira Imana ko bigikunda bicemera. Ongera uyazamura imbere y'Imana. Haleluya! Kongera haleluya! Haleluya! Sinarizi ko watugeza ahangaha uyu munsi, sinarizi ko waturinda mu modoka, wangirira neza cyane, warakoze Yesu. Sinarizi ko wangirira neza cyane, sinarizi ko wangirira neza, iyo sinarizi ko wangirira neza cyane, wangirira neza cyane, warakoze Yesu. Sinarizi kubyara ababyeyi bagaheka, sinarizi ko wakize ibyaha by'abantu, sinarizi ko wakize indwara zikomeye Yesu, wangirira neza cyane, warakoze Yesu. Sinarizi ko wangirira neza cyane, sinarizi ko wangirira neza cyane, sinarizi ko wangirira neza cyane, wangirira neza cyane, warakoze Yesu. ariko mana mwene gendoni ibintu tubamo birakora iyo turi hano ntabwo tubeshyera Imana twarayibonye. Ngiye kumva barampamagaye baravuze ngo famiye ya Sinambe Simiyoni, ariko ma ibaze noneho twe ariko nabangiye kwica gahunda. Nibutse ibintu bibiri, nibutse ukuntu nije umujyi wa Kigali n'ishashi n'amavunja yarwaye n'inda. Ibi bintu turimo birakora, nimuhumure iyandengeye namwe izabarengera. Ibi bintu tubamo birakora. Noneho ngiye kumva numva barampamagaye bari gutanga impano, ariko data twese uri mu ijuru, mwibaze uwo muntu waje mu mujyi wa Kigali. Haleluya! Iwacu hari uri kumbaza ngo mu rugo ni he? Iwacu ni Cyangugu mu Gishoma Inyeshi. Nambutse Nyabarongo n'ishashi n'inda n'amavunja y'imishogoro icyumweru cyose. Ibintu tubamo birakora. Haleluya! Noneho urumva Pastor Emmanuel wambaje ndi garafureri ni papa ndo muri famille ya Pastor wambaje Emmanuel uyobora i Rubavu. Noneho warakoresheje ubukwe. Noneho ngiye kumva muri dote barampamagaye ati famille ya Sinambe Simiyoni niza tuyihe impano. Nagiye numva. Haleluya! Haleluya!
imana iryatubwiye izabisohoza. Natambutse numva nuzuye umwuka wera imbere y'umuvugizi, imbere ya Simoni Kabera n'abandi bantu bari inyuma b'abashumba bakomeye. None numva izina ryanjye ubwaryo bwonyine tuyizamurira icyubahiro agahora ku ngoma, yitwa umwami w'igitangaza, umuziranenge Emanueli. Imana iri kumwe natwe. Naho ngarukiye. kandi ibyo bita ubupfu bw'ibibwirizwa byawe bikarusha imbaraga ubwenge bwawe. Reka nkuririmbe yewe Bibiliya yera, kuko ari wowe banga ryihisha abanyabwenge, kandi ibyo bita ubupfu bw'ibibwirizwa byawe ibyo byose bikarusha imbaraga ubwenge bwawe. Reka nkuririmbe yewe Bibiliya yera, kuko ari wowe banga ryihisha abanyabwenge, kandi ibyo bita ubupfu bw'ibibwirizwa byawe ibyo bikarusha imbaraga ubwenge bwawe. abayobewe ibanga iryo banga basigaye bagutuka, abiringiye ubwabo batina amagambo y'abantu, abakuzi nk'ibinyamaguru bakagusebya. ariko twebweho izina ryawe, abayobewe ibanga ryawe, abayobewe iryo banga basigaye bagutuka, abiringiye ubwabo batina amagambo y'abantu, abakuzi nk'ibinyamaguru bakagusebya. ariko abarokore twebweho izina ryawe uri ingenzi. Bibiliya yera ni wowe byanditswe byera byavuye ku Mana Data, kandi bigira umumaro, oh haleluya, wo kwemeza umuntu ibyaha no kumuhatira ibyo gukiranuka. Oh Bibiliya yera ni wowe byanditswe byera. ni wowe byanditswe byera byavuye ku Mana Data, ibyo bikagira umumaro wo kwemeza no kumuhatira ibyo gukiranuka. Bibiliya yewe Bibiliya yera, izina ryawe ni wowe byanditswe byera byavuye ku Mana Data, bikagira umumaro wo kwemeza no kumuhatira ibyo gukiranuka. yewe Bibiliya yera, izina ryawe abayobewe ibanga iryo banga basigaye bagutuka, abiringiye ubwabo batina amagambo y'abantu, abakuzi nk'ibinyamaguru bakagusebya. ariko twebweho izina ryawe abayobewe ibanga ryawe, abayobewe iryo banga basigaye bagutuka, abiringiye ubwabo
rizajya muri nyacyo ariko twebweho izina ryawe uri ingenzi ibango ry'ibanga ryawe rimwe muri minsi yose isoko mu butayu isoko imari none mana none udufashe mana tugume mu ijambo ryawe ku munsi w'urubanza ntituzatsinda ibango ry'ibanga ryawe rimwe muri minsi yose isoko imari none mana tugume mu ijambo ryawe kuri uwo munsi ku munsi w'urubanza ntituzatsinda wambereye byose baraye wamaye bibiliya ikubiye mu ijambo ryawe imbere amata n'ubuki mu gihe cyo kubaho yambereye umutima mu kiba cy'umutima wambereye mana wamaye bibiliya ikubiye mu ijambo ryawe imbere amata n'ubuki mu gihe cyo kubaho kwanjye yambereye umutima mu kibo cy'uwambereye byose mana wambereye byose mana ikubiye mu ijambo ryawe imbere amata n'ubuki mu gihe cyo kubaho kwanjye yambereye umutima mu kibo cy'umutima umukozi w'Imana yagize ivunye ryinshi cyane ryinshi ry'umurimo w'Imana mu Bisiraheli Eliya umukozi w'Imana yagize ivunye ryinshi cyane ryinshi ry'umurimo w'Imana mu Bisiraheli nibwo yasenze Imana ye nibwo yasenze Imana mu mutima we guhagarikisha Imana nayo iramwumvira Imana iramwumvira irabikora imvura irahagarara Eliya yasenze Imana nibwo yasenze Imana mu mutima we guhagarikisha Imana nayo iramwumvira Imana iramwumvira irabikora imvura irahagarara Eliya tumakura habu ngo bagende ku musozi bajya ku musozi Karumeli bareba Imana nyamana Eliya tumakura habu ngo bagende ku musozi bajya ku musozi Karumeli bareba Imana nyamana Eliya tumakura habu ngo bajyane ku musozi bajya ku musozi Karumeli bareba Imana nyamana Eliya yasenze Imana ye nibwo yasenze Imana mu
umutima we guhagarikisha Imana iramwumvira Imana iramwumvira irabikora imvura irahagarara ngo yasenze Imana nibwo yasenze Imana mu mutima we guhagarikisha Imana nayo iramwumvira Imana iramwumvira irabikora imvura irahagarara Bayari bose n'abashera bose azamukana nabo bose ku musozi Karumeli yateranya abahanuzi yateranya abahanuzi ba Bayari bose azamukana nabo bose ku musozi Karumeli yateranya abahanuzi ba Bayari bose azamukana nabo bose ku musozi Karumeli abahanuzi ba Bayari abahanuzi bose ba Bayari bize umunsi wose barira bati Bayari twumvire Bayari ntiyabumvira abahanuzi bashera abahanuzi bose ba Bayari bize umunsi wose Bayari twumvire Bayari ntiyabumvira abahanuzi ba Bayari abahanuzi bose ba Bayari bize umunsi wose Bayari twumvire Bayari ntiyabumvira igeze ku kirengarenga bigeze ku kirengarenga cy'umunsi Eliya arahaguruka asana igicaniro atakiri Imana urumuri igeze ku kirengarenga bigeze ku kirengarenga cy'umunsi Eliya arahaguruka aragenda asana igicaniro atakiri Imana urumuri bigeze ku kirengarenga bigeze ku kirengarenga cy'umunsi Eliya arahaguruka aragenda asana igicaniro atakiri Imana urumuri bigeze ku kirengarenga bigeze ku kirengarenga cy'umunsi Eliya arahaguruka aragenda asana igicaniro atakiri Imana urumuri ukongora cya gitabo ukongora cya ukongora cya gitabo ukongora cya ukongora cya gitabo ukongora cya gitabo ukongora cya gitabo ukongora cya gitabo amazi wamurira ukongora cya gitabo ukongora cya gitabo ukongora cya gitabo babona Imana
kukwizera mana yacu we birenze uko twajyaga tukwizera birenze uko twajyaga tukwizera twongerere kukwizera mana yacu twongerere kukwizera mana yacu we birenze uko twajyaga tukwizera birenze uko twajyaga tukwizera birenze uko twajyaga tukwizera birenze uko twajyaga tukwizera. Yesu ni muzima, Yesu yaranesheje, Yesu ni muzima, Yesu yaranesheje, Yesu ni muzima, Yesu yaranesheje, Yesu ni muzima, ni muzima. Shinyaguro azirika habyanjye nawe yarancunguye yarambambiwe kugira ngo mbone ubugingo niyo mpamvu ntakiza ntandukanya n'urukundo rw'uwo mucunguzi yarambabariye yaranshunguye yaranyitadiye ku musaraba n'umwami w'abami yaranesheje Yesu yaranesheje, Yesu ni muzima, 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 ni muzima. yamenye amaraso ku musaraba igorogota kugira ngo mbeho none ubu ndiho mfite ubugingo mfite agakiza mfite umunezero mfite umudendezo Yesu yamenye amaraso ku musaraba igorogota kugira ngo mbeho none ubu ndiho mfite ubugingo mfite agakiza mfite umunezero mfite umudendezo yamenye amaraso ku musaraba igorogota kugira ngo mbeho none ubu ndiho mfite ubugingo mfite agakiza mfite umunezero mfite umudendezo
amaraso Yesu yamenye amaraso ku musaraba Igorogota kugira ngo none ubu ndiho mfite ubugingo mfite agakiza mfite umunezero mfite umudendezo yamenye amaraso ku musaraba Igorogota kugira ngo mbeho yamenye amaraso ku musaraba Igorogota kugira ngo mbeho yamenye amaraso ku musaraba Igorogota kugira ngo mubeho namwe yamenye amaraso ku musaraba Igorogota kugira ngo abarokore dukizwe yamenye amaraso ku musaraba Igorogota kugira ngo mbeho none ubu ndiho mfite ubugingo mfite agakiza mfite umunezero mfite umudendezo Mwami yamenye amaraso ku musaraba Igorogota kugira ngo mbeho none ubu ndiho mfite ubugingo mfite agakiza mfite umunezero mfite umudendezo Yesu yaranesheje Yesu ni buzima Yesu yaranesheje Yesu ni buzima Yesu yaranesheje Yesu ni buzima Yesu yaranesheje Yesu ni muzima ni buzima ushimwe mwami Yesu Haleluya ushimwe mwami Yesu uhimbazwe mwami w'abami ibyaremwe twese tukuvuge ushimwe ushimwe mwami Yesu uhimbazwe mwami w'abami ibyaremwe byose bikuvuge ushimwe mwami Yesu uhimbazwe mwami w'abami ibyaremwe byose bikuvuge ushimwe mwami Yesu uhimbazwe mwami w'abami ibyaremwe byose bikuvuge icyakora muzaha imbaraga umwuka wera n'abamanukira kandi muzaba abagabo bakumana i Yerusalemu i Yudaya yose i Samariya no kugeza ku mpera y'isi icyakora muzaha imbaraga umwuka wera n'abamanukira kandi muzaba abagabo bakumana i Yerusalemu i Yudaya yose i Samariya no kugeza ku mpera y'isi kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru amaze gutegeka intumwa ze yatoranyije azitegekesha umwuka wera azitegeka kutazava i Yerusalemu kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru amaze gutegeka intumwa ze yatoranyije azitegekesha umwuka wera azitegeka kutazava i Yerusalemu icyakora muzaha imbaraga umwuka wera n'abamanukira kandi muzaba abagabo bakumana i
Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi icyakora muzaba imbaraga umwuka wera n'abamanukira kandi muzaba abagabo bo kubaka i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. bamureba igicu kiramubakingiriza basubira mu cyumba cyo hejuru bakomeza gusenga mu minsi mikeya babatizwa umwuka wera. Mu kanya gatoya mu kanya nk'ako guhumbya yazamuwe mu ijuru bamureba igicu kiramubakingiriza basubira mu cyumba cyo hejuru bakomeza gusenga mu minsi mikeya babatizwa. Icyakora muzaba imbaraga umwuka wera n'abamarayika kandi muzaba abagabo i Yerusalemu i Yudaya ni Samariya kugeza ku mpera y'isi. Icyakora muzaba imbaraga umwuka wera n'abamanukira namwe muzaba kandi muzaba abagabo bo kuhamya i Yerusalemu i Yudaya ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. None natwe Mana dukeneye imbaraga z'umwuka wera twuzuze umwuka wera. Abarokore twese dukeneye imbaraga z'umwuka wera twuzuze umwuka wera. Itorero ryawe waronse rikeneye umwuka wera twuzuze umwuka wera. Kugira ngo tubashe guhamya dukeneye imbaraga z'umwuka wera twuzuze umwuka wera. Kuko wabikoze ku munsi wa Pentekote twuzuze icyakora muzaba imbaraga umwuka wera n'abamarayika kandi muzaba abagabo bo kuhamya i Yerusalemu i Yudaya ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Icyakora muzaba imbaraga umwuka wera n'abamarayika kandi muzaba abagabo bo kuhamya i Yerusalemu i Yudaya ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. haleluya. nagira ngo bagihagaze aha natwe duhaguruke turirimbe igitero kimwe cyangwa bibiri by'indirimbo indirimbo zo mu gitabo. amashyi akawakabonye Imana
tuyikomere amashyi Imana, tuyikomere amashyi n'abacuranzi bacurangira Imana bakomera Imana amashyi mu buryo Imana yabahaye. Komera Imana amashyi niba ufite ibiganza bizima. Abavuganye n'Imana, haleluya! Abavuganye n'Imana, haleluya! Ndagira ngo muhaguruke muri iki giterane dutere haleluya eshatu, tubwire Imana ko tururimo. Abadayimoni baradusuzuguye, tubwire abacuranzi baracyahari di umva, oya uracyahari. Niba Imana yarakoze, tugiye kubwira Imana ko yigaragaje, tugiye kubwira Imana ko yaduhaye agaciro. Turagendana muri haleluya. Rimwe, kabiri, gatatu, haleluya! Ongera uzamura ibiganza imbere y'Imana, gira gutya, bwira Imana ko bigishoboka, bwira Imana ko bigishoboka. Rimwe, kabiri, gatatu, haleluya! Zunguza ibiganza imbere y'Imana, bwira Imana ko bishoboka, bwira Imana ko yabikoze. Rimwe, kabiri, gatatu. Sawa, ariko uretse iri teraniro bigaragara ko rihari, n'abacuranzi barahari, n'abacuranzi barahari. Yes. Yesu niwe nihishe Bibiliya iravuze ngo imitima yabo ihurwa ibyo kurya iyo biva bikajya, bakegera amarembo y'urupfu, maze bagatakira Uwiteka bari mu byago, akabakiza imibabaro yabo, akohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. 21 aravuze ngo abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Amen. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Amen. Yesaya ibice 46 turasoma ku murongo wa 8 ayonyine gusa. Niba mwahageze reka dusome ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuze ngo nimwibuka ibyo mwerekana ubugabo bwanyu, mufunge Bibiliya. Niko Bibiliya ivuze. Yesaya 46 umurongo w'8 ayonyine gusa. Haravuze ngo nimwibuka ibyo mwerekana ubugabo bwanyu. Amen. Ariko Imana yacu iraryoshye. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Bibiliya iravuze ngo nimwibuka ibyo mukabyibuka. Iravuga ngo mwerekane ubugabo bwanyu. Ukibuka ko amaguru yawe ariho, abandi yaracitse bari mu mbago. Ukibuka ko uhumeka, abandi bari muri bomboni. Ukibuka ko warjaye abandi barababuze.
ukibuka ko urwubatse abandi zarasenyutse, ukibuka ko abawe bariho abandi barabashinguye, ukibuka iminsi Imana yabanye nawe. Yavuze ngo muri iri teraniro werekane ubugabo bwawe. Niba ariyo yabikoze, nawe uyiyereke muri iyi teraniro. Ikaba ariyo yakurinze ikaguha izina witwa, nawe werekane ko ari Imana yabikoze mu izina rya Yesu. Bwana sifiwe. Ndahamya ko dushingiye ku mateka y'urugendo rw'ubuzima wabayemo, biragaragara ko imbabazi z'Imana arizo zitumye umera ukomeza uko nguko. Naho ubundi ibyawe biba byararangiye kera. Niko uyu mwanditsi yanditse, ni Dawidi, aravuze ngo mwibuke yuko hari igihe imitima yanyu yigeze guhurwa ibyo kurya, iyo bijya bikava igihe mwari mwegereye amarembo y'urupfu, ngo ariko mutabaje Imana gusa muyitakiye, yumva gusenga kwanyu, ngo irangije ibakiza imibabaro, ibakiza ibyago, ntiyarekeraho ngo yohereze ijambo ryayo riraza ribakiza indwara zikomeye, ribarinda kwinjira no mu mva zanyu muba mwarashyinguwe. Ageze kuri 21 abwira iteraniro ry'Abisirayeli nk'iri ryateranye, aravuga ngo nimwibuke ibyo, mukibuka ibyo Imana yakoze, mushimire Imana kugira neza kwayo n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Ndagira ngo dusoreze aha kandi. Uwo mwami yamagira neza yama, uwo mwami yamagira neza yama, uwo mwami yamagira neza yama, uwo mwami yamagira neza yama. Haleluya. Warahabaye Mana we, warahabaye cyagiye, warahabaye Mana we, warahabaye cyagiye, oh warahabaye bikomeye, warahabaye ndakubona. Nimwibuka ibyo, ukibuka Imana mu buzima, ukibuka Imana mu mateka. Now when I see Mandoa, we pay for thy again. When I see Mandi we reform, the fire. Now we need bonetano. Wereka Imana yuko uri umugabo wo guhanya ibyo yakoze. Ninde udafite umwana wasigaye mu rugo muri iri teraniro? Abawe ukaba wabagendanye. Twamusize rimwe dusanga bamwanduje sida kuva afite imyaka 5, agize 20 abana n'ubwandu bwa sida, arya imiti y'abarwayi, kandi abahura basiga ugasanga Imana yabarinze. Iyo basize usanga ari bazima, kandi ubaroga ari hafi yabo, ukwanga yirirwanye nabo, ariko Imana ikamurindira mu gihe udahari. Wataha ugasanga yaburiye yaragiye kurwara bwake, muri ubwo burozi akabamo vitamine ituma amenya ubwenge ku ishuri akagira amanota meza. Burya niyo yabikoze. Nibuka kare yabaye mu ruhande rwawe, ntiwemere gutahura urusengero rusa gutya mu izina rya Yesu. Batubwiye ngo barasaba miliyoni 19,376. Mana, ntago nashingira ku byo wakoze ngo mbike miliyoni 10 kuri konte, inzu yawe isa gutya, n'eshanu nazitanga na 7 nazitanga. Mureke dukorera Imana, natwe tuyereke yuko ibyo yakoze turi abagabo gora tubihamye iteka ryose. Ninde muntu ubaye wa mbere cyangwa wa kabiri akagira hano nka mikrofone akavuga ngo nshingiye ku by'Imana yakoze kubw'imbabazi zayo? Perezida kaje hano se, perezida kaje hano, mumene mikrofone, mumene mikrofone, mumene mikrofone, mushakire mikrofone. Sawa, aho ubanza ari w'Imana yavuzeho wenyine gusa akabyumva. Iyo haza kugira undi muntu utekereza neza y'Imana akagombye kuba yageze hano.
ubu hari abantu baparitse amamodoka hano ari mu mibanire yacu n'itorero paruwasi ya Remera ndetse by'umwihariko itorero rya Kirambo n'irya Rambira. Ibyo rero turashima Imana cyane kubera ko yabanye n'abateguye iki giterane kandi bakagitegura bagisengera, kandi ibi bintu ari ibintu ushobora kuvuga ngo ni mekanike, ahubwo ni ibintu umwuka wera ushoreye. Imbaraga nyinshi rero tuzibona mu muteguro w'amasengesho yakozwe ku mpande zose, ari hano Rambira, ari Remera, ari mu Kirambo. Biragaragara yuko hari imbaraga zahuriye hamwe kugira ngo igikorwa kigende neza. Dushimiye Imana rero y'umunsi gusenga kwacu. Icya kabiri, turashima kandi inama mpuzabikorwa iri torero rya Rambira yowe na mwarimu bagize kwizera kuri hejuru, bagira kureba kure, bagira no gutekereza bigari. Biri no mu cyerekezo cy'igihugu cyacu yuko utagomba gutekereza ibintu bigufi. Rero ihishurirwa iyo ryavuyemo iki gikorwa, reka nabo tubashimire kandi kugira ngo tuze kubashimira hamwe tudafashe umwanya munini. Turongera kandi gushima ambasaderi Mudenge. Ambasaderi Mudenge Imana yahagurukije kugira ngo atubere umuhuza n'abanyakigali, si bo bonyine ndetse n'abanyarwanda hirya no hino bakunda gusenga. Mu by'ukuri Imana yamugize umuyoboro w'umugisha, kandi umuhati wo gusenga Imana no kuyikorera ibyo bivuyemo ubufatanye butumye hano Irambira aho iki gikorwa, ndetse muri paruwasi ya Tyazo ku rurembo rwa Gihundwe hakaba habonetse umusaruro w'ubufatanye ukomeye, kandi turishimiye Imana. Turashimira rero kandi paruwasi ya Remera. Paruwasi ya Remera barabandikiye kandi baradusubiza bemera kuduha korali Besareli. Korali Besareli rero yaje kuko kumvira, kandi kumvira n'umugisha. Turabashimiye kubera ko ntabwo ari amakorali yose yashobora gufata urugendo rugana gutya, bakoresha imbaraga zigana gutya, amara iminsi 2 ari mu mavuta akora umurimo w'Imana. Rero twabigiyeho ibintu byinshi tutabasha kurondora. Maze imyaka 25 muri uyu muhamagaro wa Gishumba, nakiriye amakorali menshi aturutse ahantu hatandukanye. Hari n'abo nagiye nakira baturutse mu mujyi wa Kigali, ariko ni ubwa mbere nabonye korali yujuje ibintu 3 byangombwa bikwiriye ubupantekote. Icya mbere gihite kigaragara iyo ugiye gukora ivugabutumwa, ni ukureba uko uhagaze imbere y'abakirisitu. Rero mufite imyambarire myiza y'abapantekote. Icya kabiri ni indirimbo zirimo ubutumwa kandi bwumvikana neza. Icyo ngicyo nacyo ni ikintu gikomeye, kandi ubona zose zigenda zigusha ku ntego. Icya gatatu nanone n'ivugabutumwa bukorwa. Ibi bintu 3 mvuze, ari imyambarire, ari imiririmbire, ari n'ubutumwa bujyanye n'ibikorwa byose. Turabashimiye kandi bivuze mikuye ku mutima, kubera ko nabaye mu materaniro menshi kandi nabonye hano hari umwihariko. Tukaba rero dushimira umushumba wayoboye korali Besareli ya Remera, uburyo yitanze akabana nayo, akabana n'umukumbi, kandi mu by'ukuri byankoze ku mutima by'umwihariko kuko yabivugaga. Pasiteri Safari twarabanye, twakoranye umurimo w'Imana Igihundwe, twaribanye Gisenyi, twasangiye byinshi. Iwanjye mu rugo yari ahari. Rero kumva ko ariwe waje ayoboye iyi delegation byankoze ku mutima. Umushumba Imana ibahe umugisha kandi bakomeze guhamagara.